Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 aho twongeye kugaruka muri studio kugira ngo turebe ese ni biki byiriwe bivugwa kugeza kuri isa kugeza maginga ngaya kuva mu gitondo kuva mu rukerera aho drone zari zakomeje kugenda zikora akazi gakomeye cyane aho drone zari zakomeje kugenda zikora akazi katoroshye wera ku isa y'isa 11 byari bikomeye ku isaha y'isa 12 naho ntibyari byoroshye naho byari bikomeye ukumva neza rwose ko ayangaya na makuru adasanzwe y'ibyakomeje kugenda bibera ku rugamba tujye kuba twagarukaho ku isa saa 7 byari bimeze bite izo saha zose tukaba tugiye kureba rero mu by'ukuri amakuru y'ibyakomeje kugenda bijya mbere cyangwa se ibyakomeje kugenda biba icyo musabwa nta kindi murasabwa gukanda subscribe byonyine gusa ibindi ni gutanga ibitekerezo cyangwa se inyunganizi hari icyo rero M23 yaje kuvuga izi nyeshyamba nyuma yo kuraswa ngira ngo ibijyanye no kurasa kwa FRDC byo benshi murabizi cyane benshi murabizi uko byagiye bigenda ahubwo reka turebe ese izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 nyuma yo kuraswa bimeze bite hanyuma rero ibyo byayo makuru turabigarukaho ndetse ndagira ngo nkurarikire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira ibihano akavagari Leta y'u Rwanda babashinja kugira uruhare mu ntambara iri Kongo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kubashinja rero barimo baravuga bati mwe murimo murashyigikira murimo murakorana na Leta y'u Rwanda ubwo ne M23 Leta y'u Rwanda nyine nayo ikabazwa gukorana nkuko kose gukorana rwose mu by'ukuri n'uyu mutwe wa M23 izi ni nyeshyamba bivuga ko zazengereje ku buryo bukomeye cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bishoboka ko bashobora gushyirwa vuba bidatsinze ku mutwe w'iterabwoba mu rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ibyo byasize rero bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda bahawe ibihano mu by'ukuri ngira ngo murabizi ko kugera kuri Mubaraka Muganga ndetse kandi kugeza uyu munsi ubutegetsi bw'u Rwanda buracyavugwa nk'ushobora guhabwa ibihano kugeza kuri ubu ngubu rero hari inyandiko zagiye zisohoka zizi nyeshyamba ngira ngo tubigarukeho cyangwa se dusuzume turebe ese nibiki birimo kuvugwa mu masaha make yatambutse hari inyandiko M23 imaze gushyira hanze cyangwa se ku mugaragaro iyo nyandiko ikaba yashyizweho umukono n'uwo bita Colonel Nangaye Buro yashyizeho umukono ndetse agira ibyo atangaza cyangwa se agira ibyo avuga agira ibyo atangaza cyangwa se agira ibyo avuga nuvuga ngo M23 kugeza uyu munsi irimo iravuga iti twe turi kugabwaho ibitero bakabyita ibitero by'ubushotoranyi uyu munsi rero baravuga bati icyemezo ati ni icyemezo kigamije gushyiraho no kwemeza abagize komisiyo ishinzwe gusuzuma no gukurikirana imishinga ikorwa mu bufatanye hagati ya leta n'abikorera by'umwihariko mu mitungo itimukanwa ya leta ndetse iri no mu gice cyabohowe iyi komisiyo ngo izaba ifite inshingano zo gusuzuma neza imishinga itangwa muri ubwo bufatanye gukurikirana uko ishyirwa mu bikorwa no kureba ko umutungo wa leta ucungwa neza ukarindwa kandi ugakoreshwa mu nyungu rusange z'abaturage n'iterambere ry'akarere ibi M23 ikoze ni ibintu bikomeye cyane cyangwa se bigiye kuyikoraho kubera ko M23 imaze kwigaragaza ahangaha nkaho ibi bice bafashe ari igice cyabohowe nibyo nkuko babitangaza ndetse bahita bagaragaza ko bitagarukiyeho ngaho gusa ahubwo ari igihugu kigenga niba ubyumvishe neza ngo uru rwego bashyizeho nurugomba gukomeza imikoranire hagati ya leta ndetse n'abaturage ukivuga ijambo leta bihita bigaragaza ko mu by'ukuri bihita bigaragaza ko
mu by'ukuri nta kindi kintu kiriho cyangwa se ushatse kugaragaza ko nyine washyizeho ubutegetsi bwigenga. Nge rero nkaba naje guhita nibaza ndavuga ni se mu by'ukuri cyangwa se ibi ngibi izi nyeshyamba zirimo zishaka gukora aho ntikwaba ari ugukwepa ibi bihano turi kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushyiraho, ibihano byakomeje kugenda byibazwaho kuko M23 kuva na mbere hose iyo yari yagaragaje ko atari leta yigenga cyangwa se ibyo bakora byose batagamije kugira iki kuvuga ko nyine ari ibice bambuye ubutegetsi bwa leta bashaka gukora leta yigenga nk'ibi tubona za Ethiopia n'intara ya Tigray, Somalia na Somaliland, bo bagaragaza ko ahubwo icyo bashaka ni uburenganzira bw'abaturage n'ibindi. Ariko kuri inshuro ya 23 turi bitangiye kuvuga ko yashyizeho urugaga rw'igenga rushinzwe guhuza leta n'abaturage. Ubwo si leta bazaguza n'abaturage niye kandi ikora mu bice bagenzura, kandi ko guverinoma ubuyobozi bwa Kinshasa budakorera mu bice M23 igenzura. Bivuze ngo tayari M23 yamaze kugaragaza ko ibi bice yigaruriye kugeza uyu munsi Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ari ibice biri kugenzurwa cyangwa se ari ibice byamaze kuba leta yigenga. Ibi ngibi biraza gufasha iki rero mu gihe tuzi ko leta ya Amerika yavugaga ko u Rwanda ruri gukorana n'umutwe wa 23, izi nyeshyamba ziraza kuvuga ati twe turi leta yigenga, ntago turi biramutse baye no gukorana kwa bari gukorana n'igihugu runaka. Ngo u Rwanda rwa bari gukorana na leta tuvuge ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ntago kwa bari gukorana n'umutwe witwaje intwaro. Ubu ni wo mutwe waba watewe ahangaha. Ariko se ubundi M23 iraza kwemererwa guhabwa ibyo bigenga nka leta Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Kivu y'Amajyepfo bitewe nuko baza kubigaragaza? Ibyo biragoye cyane no muri iminsi bitewe n'ibihe mu by'ukuri biri kubaho. Gusa ibyo ngibyo byo byamaze kuba byajya hagaragara. Colonel Nanga yashyizeho umukono kuri iyo nyandiko, ushaka kubireba araza kubireba, araza kujya ku rubuga rwose cyangwa se ze kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp tuze gushyiramo aya matangazo mu birebe. Colonel Nanga yashyizeho umukono, Lawrence Kanyuka yashyira hagaragara. Ubwo byari bimeze gutyo rero, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyo cyavugaga giti mukorere mwakora leta cyangwa se mutayikora, icyo dupfa ni kimwe, ntago muzakora leta mudafite aho mugomba kuyishyira. Ati mu gihe twamaze kuhabambura rero iyo leta nta kintu izabivuza, ibyo ntitubyitayeho. Muri urwo rwego rero leta ya Kongo yahise itangiza yahise ikomeza ibitero byari bisanzweho bya drone, ibitero bihambaye cyane, ibitero bihambaye cyane rwose kuko ntago byoroshye. Yakomeje kugenda igaba mu bice bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana umuriro w'intwaro zikomeye za drones, umuriro w'ibisasu, muriro bikomeye cyane byagize bitya byisekura ahantu bita Mushaki, kilometero 20. Abari Sake babyumvaga nkaho bahicaye cyangwa se ariho umuriro urimo uravugira. Aba baturage rero ngo batunguwe ku buryo bukomeye cyane no kubona umuriro nimvuga umuriro wumva umuriro w'intwaro zikomeye cyane zirimo zirasa ahangaha. Abaturage rero bamwe bavuga ati reka duhunga. M23 ngo hari defense yayo yari ifite ahangaha Mushaki, ngo abasore bayigezemo rwose. Ubwo ndavuga izi drone, abasore bazitwaye ngo bahageze rwose barahabombarida. Biravuga ko ngo mu by'ukuri habayeho ko izi nyeshyamba za M23 ziatakariza umubare mwinshi cyane w'abarwanyi. Nawo nyumvire ibi bitero birasa kuri defense ni ibitero biteze igihombo gikomeye cyane kuri M23 rwose mu bigaragara. Ubu ngo harabarurwa benshi mu baburiye ubuzima muri iki gice cya Mushaki kiri bugufi cyane. Mu by'ukuri ntabwo ari kure, ni hafi cyane rwose naho ngaho ngaha nyine Sake. Hari umukoloneli rero nabonye wigambye ibintu byo kuvuga ngo byananze uwo bita Colonel Nsabimana wa M23 ngo yavuze ko rwose ngo amaze iminsi ngo avudukana M23 ngo amaze iminsi avudukana yirukankana
iki gisirikare cya leta ya Kongo, nkibaza si izo drone arazivudukana ate, ndetse arangira avuga ati turi kuvudukana wazarendo, kandi nyamara imyanya myinshi ahubwo M23 ngira murabizi ko biri kugenda irimo iragenda itakaza imyanya myinshi muri iyi minsi. Rwose M23 ntabwo ari iminsi yabo, cyangwa se urabona ko urugamba rwarimutse rwose. Umugisha ufite FARDC yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ya 23 ntago iheruka gukoramo. Ari byo bamwe bavuze bati mureke gutubeshya, ahubwo muhagarika ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Rubaya bikomeje guhitana benshi. Ubu haravuga ko abagera kuri 700 bamaze guhitanwa n'ibi bikorwa bidakurikije amategeko by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, byagiye bigatengura imisozi za Rubaya muri Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko kugeza uyu munsi ahubwo imibare y'abahitanwe noneho n'ibi birombe bya Rubaya uyu munsi ntago igira ingano. Bamwe baravuga bati kubarura biragoye kuko biranumvikana, hari imisozi iba yaje igahita yicurikaho, bigoranye rero kuza kumbwira ko uraza kubara umuntu utabona, ugasanga abana ukwanga muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro. Ubu ngubu hameze nk'ahantu mu by'ukuri M23 yagiye igafata igashyira abantu, bikavugwa ko hari abahatuye basa nk'abahatuye bari basanzwe banahatuye nanone, kubera ko ibirombe byakomeje kugenda byaguka ntibiyumurwe bahabwa ingurane, ugasanga nyine bakomeje kugenda bahura n'ibibazo, kandi abo ngabo nabo usanga n'ubundi bakora muri ibi birombe. N'abakora muri ibi birombe nabo rero nuko bimeze, kandi buriya niba inyeshyamba iri gukoresha nabuza kwitanga imvura iri kugwa urakomeza ukore, kuko iba yibereye ahirengeye. Bamwe rero ngo ibitaka biragenda bikabisekuraho rwose bakirimo aho ngaho imbere, babuze uko basohoka, kubera ko n'ubucukuzi buri kuhakorerwa ntago bukurikije amategeko, bukorwa mu buryo rwose uri aho ngaho bushyira mu buzima bw'ababukora mu kaga gakomeye cyane. Rero amakuru nkuko atugeraho kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 7 Werurwe, biravuga ko ibice by'abarwanyi ba M23 byagabweho ibitero by'indege z'intambara, bivuga ko ari iz'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo bitero byumvikanye Mushaki muri teritwari Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace avuga ko icyo gitero cyagabwe ku mwanya w'abarwanyi wari uri mu murima wahoze ari depite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, ndetse akaba n'umucuruzi Edouard Mwangacucu ufunze azira gukorana na M23 ndetse ngo na leta y'u Rwanda. Edouard Mwangacucu rero aha yari asanzwe hafite ibikorwa. Bivugwa ko iki gitero cyakozwe hakoreshejwe drone ya gisirikare, igikoresho FARDC ikunze gukoresha mu kugaba ibitero ku birindiro by'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko wa M23 kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abaturage bavuga ko mu gitondo bumvise iturika rikomeye rikurikirwa n'imigendekere idasanzwe y'abantu hafi yaho icyo gitero cyagabwe. Hari amakuru amwe avuga ko ibikoresho byangiritse muri ako gace gafatwa nk'ahantu hakoreshwa nk'ikigo cy'ibikoresho n'ibiribwa byifashishwa n'abarwanyi ba M23. Ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23, umuvugizi wawo mu bya politike Lawrence Kanyuka yavuze ko icyo gitero cyahitanye abaturage b'abasivile. Icyakora aya makuru aravuguruzwa n'andi makuru atangwa n'abaturage bamwe bo muri ako gace, bavuga ko ngo nta gihamya iraboneka yerekana ko hari abaturage bapfuye mu midugudu ikikije aho iki gitero cyabereye. Kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara na FARDC rivuga kuri iki gitero cy'indege. Igitero kibaye mu gihe umutekano ukomeje kuba muke muri Masisi no mu bindi bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi ba M23 imaze amezi menshi ikomeje. Agace ka Mushaki gafite akamaro kanini mu bya gisirikare kuko kari ku muhanda uhuza Masisi n'umujyi wa Goma, kandi kenshi gakoreshwa mu bikorwa bya gisirikare cyangwa kakaba isibaniro ry'imirwano. Abaturage bo muri ako karere bakomeje kubaho mu bwoba n'impungenge, batinya ko imirwano ishobora kongera gukaza umurego, bigatuma ubuzima bwabo burushaho guhungabana muri ako gace kamaze igihe kirekire kibasiwe n'intambara. Amakuru ava muri ako gace akomeza avuga ko ibintu bikomeye hafi ya Mushaki
biracyari bikomeye, aho hakomeje kugaragara imigendekere y'abarwanyi n'ingabo ziri mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere. M23 ntiyakuyeho, FARDC ntiyakuyeho, gusa M23 yagaragaje ukuryamira amajanja. Ubu iri joro baraye bahagaze bavuga bati none za drone zadutungura. Abaturage nabo hafi aho ntibaryamye, ntago waryama ute n'izo drone. Baravuga bati se aho nibaza kuturasa gutya na gutya. Abenshi rero ngo bakaba bagiye bahunga rwose, bahunga iby'uru rugamba cyangwa se bahunga ko ibyo bitero bishaka kuza kubaho, ugasanga bibagizeho ingaruka. Ubu rero amakuru atugeraho avuga ko aka gace ka Mushaki, agace kari strategique cyane, M23 yagize ubwoba nyuma yo kubona hagabwe ibitero nk'ibi ngibi. Iravuga iti ibiri gutegurwa bishobora kuba bidasanzwe. Kilometero 20 ukaba ugezeho bita Sake, niho wumvikanye ikintu bita umuriro ukomeye cyane w'urugamba. Za Nyamugigima, imiripuko, imigundano, ibintu ntabwo byari byoroshye habe na gato. Uwakubwira ko urugamba rw'uyu munsi rwari rworoshye yaba kubeshya. M23 yatunguwe cyane n'ibi bitero, ndetse icyo ugomba kuba wamenya kuri ibi bitero ni ibitero bimara umwanya muto. Ntabwo ari ibitero bimara igihe kinini cyane, ni ibitero bimara akanya gato. Ariko izi drone ikintu zikora, iraza igacaho ushiduka ikuriho. Ziba zifite umuvuduko uhambaye, ndetse kandi ziba zifite ibisasu biturika ku rwego rukomeye cyane, ku rwego utakwiyumvisha. Bitewe n'uko izi drone ziba zarashe imyanya igiye itandukanye, M23 nanone byorohera guhisha amakuru y'ingaruka z'ibyo bitero, kubera yuko M23 ntabwo yashyira amakuru hanze, kuko byatuma bamwe mu barwanyi bayirwanira bashaka no gutoroka bakagenda. Nanone ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza kuri nguko, kubera ko ibyo bitero bari kwangiza defense za M23 atari igitero cyo kusubiza inyuma inyeshyamba ngo ibyo bice binafatwe ako kanya vis-a-vis, bituma mu by'ukuri bigorana guhita hasohoka amakuru nyirizina yemeza 100% biri kubera imbere mu rugamba. Ariko ibigaragara ku musozi wose rwose byo biragaragara. Ibitero byabaye, ibyo turabibona. Drone yarashe, ibyo turaza kubibona. Ibirindiro byangijwe, aho uri hose uraza kubibona. Amakuru atangwa n'abaturage araza kubigaragaza. Icyo utaza kubona ahangaha ni imibare yenda yabagize iki, yabaguye ku rugamba, keretse iyo bibaye kuba ari nk'umuntu ukomeye, ugasanga nyine mu by'ukuri bise bimenyekana. Ariko basirikare bato cyangwa se abarwanyi bato ho biraza kuba rwose bigorangira ngo muraza kuba mubyumva rwose, namwe mujye mubyihanganira, ntabwo byoroshye cyane. Mu gihe igisirikare kiba cyahageze aho ho biba byoroshye, cyangwa se wazarendo. Ariko iyo bitagenze gutyo, nkeka ko mugomba kuba mwabyihanganira. Ubu rero amakuru yandi akaba agaragaza ko ibitero rero byaje gukomeza, ariko kandi M23 ikaba igerageza kuryamira amajanja. Mu makuru rero ari kumenyekana kugeza kuri ubu ngubu, nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza ko zitaza kudohoka gufata imyanzuro ijyanye n'ibihano. Ariko se nanone turibaza, iyi Mushaki irashweho iri muri kilometero 20 werekeza Sake, ikaba muri kilometero 45 werekeza mu mujyi wa Goma, iraza gusiga iki? Ese ni igisobanuro cy'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangiye urugamba none rwo kwerekeza mu mujyi wa Goma kugeza ku rwego rwo kwambura aba barwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma, cyangwa se ni bitero bisanzwe byari puri strategique tugiye kubona mu minsi iri imbere rwose bikaba byagarutse? Ibyo rero nta kindi kintu kigomba kuba cyabaho. Mu by'ukuri icyo ugomba kuba wamenya, cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa kuri inshuro kigiye kuba cyabaho, nuko rwose biraza kuba bitoroshye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero
bati rwose ibihano biraza gukomeza. Ibihano rero kugeza uyu munsi bigeze ku rwego rw'uko viza rwose ku baturage muri aka karere zishobora kuza gukurwaho kubera iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi Amerika ikavuga ko nawe akwiye kuza kwihagarara hejuru ndetse no kwiburanya kubera ko ibyo yagerageje gukora bitigeze byubahirizwa. Yagerageje gukora iki rero? Icya mbere, Amerika ivuga ko yashyize imbaraga mu kugira iki? Yashyize imbaraga mu guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ariko abayigiramo uruhare baranga bavunira ibiti mu matwi. Ibyo rero bati byanze bikunze bigomba guhagarara, ari na mpamvu bamwe bavuga bati ibi bitero turi kubona aha ngaha za Mushaki, za Sake, bisatira Goma, Amerika ishobora kubira inyuma. Ngayo nguko, murakoze cyane.